Yes, nani kididisha? Halo? Naje ukureba. Aha, naje ukureba kandi nakagacupa nakuguriye ndumva. Noneho cyakugurira nakandi kwe. Ndaje ugurira agacupa twicarane tuganire. Ndabona ibintu bigenda neza kabisa. Ubwo yagiye nagenda hagende bukuru agenda ntiyagaruka nawe mukurikire mu byano imungaruke no mu maso ariko sha bavandi wasanga ibintu muri kungiraho inama risha naho ubundi kidede abantu muti warakoze bwite ibintu byakunze kabisa byose bose ni wowe wese nagera barageze sha nagera ntabwo nariwe abantu wimukiye reka uruguhaguruka se ndi kugira ngo uragira mu mperekeze nawe kandi njye mu mwanya wanje usanze aranga mu mwanya wanje yaba tata we kubona se utangaye bigenze bite nanone sha twongeye guhurira ahangaha ubushize ntabwo byibuka kwe ari bose koko yenze bite si ko ntabwo musigare mwiyubaha ngo mumenye nuko mungana ntabwo ari we nasabanye n'umugore wanjye shamukanye ariko umugore wawe nta kirenze twari turi gupanga nta kirenze mwari uri gupanga yarari kumbwira ngo rero rwose ngafite gahunda yo kuja arashora ingoko mu mujyi urabizi ko ndi umunyonzi ari ukugira ngenda zimutwarira pe nta kindi na kimwe nende kugira ngo tugane n'icyo yari kunganizaho pe bose n'icyo cyonyine shaho uko ndi kugushyira amakenga uyu mwana w'umukobwa se bimeze bite uyu si mushiki wanje ni mushiki wawe ndikumva ibintu ni mushiki wanje pe rwego bigezeho naho ubundi mu by'ukuri urugo rwanjye sha mu rugo nta kintu nuko ariko kumuvuganira sha kumuvuganira ntabwo ruka ko ari wa munsi nari ngiye kugurira agacupa ntabwo ruka ni iki gihe ubu se wabonye ntashye nezerewe uretse rero mureke kurakara hari abagabo bundi ntabwo bakwiye gupfa abandi mwicare ikiro rya ko icara mwihorere nawe yicare oya ibibazo byanyu tugiye kubikemura ntabwo icara ikibazo tugikemura dore nguyu na mushiki warangaha nawamfashe kugira ngo ikibazo tugikemure uyu nguyu ni mushiki we iza amahirwe sha nubwo akiri umwana mutoya akwiriye kumva rero rwose buriya ntabwo ibintu byari bikwiye yuko mugira ute mufatana ngo mushamirane biriya bintu ntabwo ari ibyo bintu murimo mubivemo musabane imbabazi ubundi ibintu bije ku murongo mube nk'uko mwari munameze anite ndi kubesha oya nibyo nimusabane imbabazi rwose buriya rero bahungu mwe bakiri batoya reka mbabwire rwose nari narakaye pe kandi namwe mubyumve namwe mwigize nje nk'umuntu usanze umugore yari azi ko ari mu rugo bagasanga yasohokanye n'undi muntu bari kwinywera inzoga mu kabari byaranunguye ariko rwose aho bigeze ubu ngubu ndabyumvise muhaguruke kuko muhoberane reka n'ibyo muhoberane amaguru akomeza shaho rwose ntacyo murakoze kuba twiyunze tukaba tubanye murakoze kabisa kandi ngashimira uyu muvandimwe Kididi wongeye kuduhuza ndagushimira urakoze uri umuvandimwe mwiza pe cyane ndagushimire kabisa urakoze cyane kandi n'abandi bose ujye bagira inama shaka urumva jya utanga inama ya kigabo kabisa ubu ngubu mba mfunzwe kandi ngafungwa n'ikintu ntarenze byiza cyane pe nanita mushiki wacu byumve ko tukirana we rwose ntabwo buriya narinzi ibintu uko bimeze uko narinzi ko byari ibintu by'ibicika byo kumusengera urugo none ubu ngubu gize amahirwe yo kumva ari ibintu by'imishinga ibintu byunguka ibintu byungura urugo si amahirwe akomeye kandi uyu mwana w'umuhungu arimo arakura neza kabisa cyane rwose uje mwigisha abana nk'aba ngaba bakuri bafite bagira abandi inama kwe ndabashimira cyane kabisa aho ubundi se iyo abagabo biyunze kugira ngo
Ibiba ari sawa. Bari byiza rwose. Kabisa. Biba. Shushu be. Ni karibu. Ukira amacumu nkunda. Besha. Ibi bintu ni ibiki ariko ibi bintu byose ko byanyemeye kwe. Niko. Wewe ugeze hano gute? Ariko muka. Bikosha. Nta rusoro ugira kweli. Waje nkurikiye gute? Bose igira gutuza cisha make nta kindi kibazo kabisa gihari nuko yaraciye ahangaha aje gufata ibintu bari bamusigiye ahangaha ariko nta kibazo pe. Ubundi se shaho kintunguye. Musiranye mute ko mbona erega ibintu byakaze murimo burasumbirana. Umwana nirereye nari nzi ko please niwe ko nizera sha. Papa nta kibazo kiri mu nzu. Uriko n'umwana mwiza n'umwana mwiza nta kibazo rwose turi inshuti birabo. Nta kibazo. Nta kindi cyinshi inyuma. Nta kindi rwose ni umushuti wanjye gusa birabo. Bo. Ntacyo ariko nyine nk'umubyeyi nari ndakaye. Ihangane nta kibazo n'ukuri. Nibyo? Uhise mumaranye igihe kingana kimuzi. Igihe kirekire cyane. Nibyo? Kuva yaza muri iyi nzu yacu. Naho ubundi rero mwabasore mwe ndabona mumaze guca kenge. Mumaze kugera igihe rwose ku buryo nta mubwanyu mushobora gushinga ingo kandi zigakomera. Nagize amahirwe akomeye ubwo numvise ko uyu musore inama yampaga ari no ndetse n'ibyo wambwiraga nkumva ari imishinga y'umuka nabyishimiye cyane. Ni muri ubwo buryo rero shaho buriya mwanyigishije mwampaye isomo. Ndagira ngo ngire ikintu basara gikomeye cyane. Nta kibazo dusabe nitwumva dushoboye kugikorera turakigufasha nta kibazo. Ndifuza ko Mama Tony mwagakwiriye kuza nawe mukamfasha kumwumvisha ndetse mukamugira inama. Erega mukamwereka uburyo umugore yitwara dore ko hari igihe yitwara uburyo budahwitse. Apo niba ari ibyo twabyumvisha ko icyo kibazo twanakigufasha muri twagufasha kandi Mama Tony nawe twizeye neza ko inama zacu karazumvira kandi zikamuzi ko tubifite. Nicyo cyiza cyo kubana. Tony tuzi neza ko biracamo. Ego rwose muze tujyane. Ngo sha mwana wanjye. Reka tubane abantu basu. Mureke tugende. Reka mfunge. Nabundi se shaho. Muze ko muri gusigara inyuma sha. Reka tuhagere tumuganire. Basore rero niyo mpamvu nababwiye kugira ngo tuze tugera ngaha mu rugo. Inama mwangiriye nazumvise numva ni inama nziza. Yagize amahirwe akomeye ngiye kubona mbona n'umukobwa wanjye arahageze. Tony bana arahageze. Ni muri ubwo buryo rero nabasabaga kugira ngo inama mwangiriye mugerageze kuzigira na Mama Tony. Abyumve. Yumva uko bimeze, yumva uko umuco kuva na kera kose wabaga. Kugira ngo buri muntu wese ahaga arisanzuye kwa mwererukira amacumu. Buri muntu wese yagira ikintu avugana ntagire umuntu utekereza ko hari ukuntu kabisa yumve ko ari iwabo. Urumva mwana muto nani mukobwa bambwiye ngo witwa Nita. Ni wewe mushiki wa Nuza wa Diakoni. Okay. Buri muntu wese arisanga ikiganiro tukigire icyacu kugira ngo Mama Tony nawe apaho ngaho agize message yumva. Murakoze ndabashimira cyane. Murakoze kuba mutwakiriye ahangaha mu rugo rwa Papa Tony na Mama Tony. Nibyo koko ni na byiza kuba mudutekerejeho mukabona ko turi inshuti z'umuryango mushaka ko tubunga mu kibazo cyanyu amakimbirane akava mu rugo rwanyu. Ni byiza byinshi ndakeka Papa Tony yabitubwiye
nibyo twari turi kugira ngo dusangize na mama Tony nawe abyumveho turebe ko yahindura imyitwarire bityo mu rugo rwabo bakagira hakaboneka umutekano n'ituze no koroherana kumvikana hagati y'abantu babiri mu rugo rwego rero ibyinshi papa Tony yari yabivuzeho ko mama Tony ngo ajya agira gutya akamupfukamisha akamukubita ubwo akajya ngo no mu kabari mu masaha adakwiye ibyo twari turi kugira ngo mama Tony nawe tumuhane tumwumvishe tumubwire ko iyo ngeso atari nziza yo gusuzugura umugabo nanone umugabo nawe yumve yuko kuba mama Tony yamusuzugura nawe ibyo ntabwo biri mu nshingano ze agakora inshingano ze nk'umugabo ngo ndi kumva nabo twazanye nabo bagenda banyunganira tukumvisha mama Tony bakoze mu byo mugenzi wacu atubwiye mwunganiye kuko papa Tony yumvishe ko ari ngombwa ko twaza mu rugo rwe tukumvisha mama Tony buryo ki ingo zitubaka kubwo kutumvikana ahubwo ko zubakwa kubera kumvikana akaba yaratwitabaje nk'inshuti n'abavandimwe ni byiza ko bumvikana dukurikije uko biba bigenda mu zindi ngo tubona hanze kugira bagere kuri byinshi nuko babumvikana mama Tony mudufashije bw'inshuti mwatwemerera yuko amakimbirane agiye kuvaho mugakomeza kubana neza murakoze kandi tuzishima nk'umuryango n'abavandimwe murakoze wa mugabo usigaye witonda ugahagurutsa abantu bangana gutya ngo baje kunira n'abanyamakuru nzaniye se kugira ngo bajye baramfata ibyo niba ndakubwira uranangaje cyane ibyo nta rugero byatugezaho wawe ubwo rwanjye ko musige mwararugize akajagari bimeze bitera ibi bintu ndabikubwira musigeho nibitakugora birangora wa mugabo ariko se mama wagiye wihangana twabonye n'abashinzi koko reba nk'ubu ngubu ubutonganye abantu bose bakureba nk'uyu nguyu ugashaka kugenda akabivuga nko ku muhanda ukuntu yagusanze ako ujye wihangana mu gihe twabonye abashyitsi wihagarareho sibyo ibyo bari kukugiramo inama nibyo byiza ni nabyo nababwiraga rero nk'uko mubyumvise umukobwa wanjye abivuga yamubwiraga kandi namwe mwabibonaga ndetse mwumvishe ururimi rw'umugore nazo biratangaje aho nshobora kwinjirana n'abashyitsi ntatekereze ko nzari n'abashyitsi dore ntekereza ko ejo bundi umukobwa wanje wamumbesheje nari neza nari mukubise urushita yagombaga kugwa hasi ugasanga umuryango abana mbagize imfubyi cyangwa se bitihi nanjye bakanjyana haja muri gereza ntambara umwambaro utarangenewe kwambara burya iroze biratandukanye cyane nuko nambaye uyu munsi wa none ni muri ubwo buryo rero rwose icyo nabazaniye n'ubundi mukomeze mumwumvishe kandi umwana wanjye nawe arabivuze nuko mbayeho nuko ariko ntekereza ko ibyinshi arabyumva byinshi arabyumva kabisa agomba byumva nanjye mutima muri mwebwe reka ngire icyo mvuga bw'ibyaha inyoni ku ishuri batwigishije ko amakimbirane mu muryango atagira iterambere murakoze ku nama mungiriye nayumvishe nitwa ni kuba naritwaye nabi cyangwa se mukaba mwasanze nitwara nabi umugabo wanjye abasha kumbabarira namwe mumbabarire ko mwansanze icyo nshaka ni ukubaka iterambere tukagera ahantu twava tukagira n'aho tugera bwa mbere ubu ngubu kuri njyewe kabisa umunezero ugaruka ndanezerewe cyane pe ndanezerewe cyane burya kugira inshuti ni byiza urumva kididi inshuti ni nziza kubona ikibazo narimaranye imyaka ingana kuriya ariko akanya gatoya mukaba mugize gutya mukanyunga n'umuryango mungire neza cyane hano nashidikanya ko ibi ngibi ntabwo bizongera kubaho ukundi ahubwo ndetse bwo kuba namwereka ko mubabariye ko njyewe ubwanjye namubabariye pe ahubwo ngira ngo shaho umugore mwiza tere intambwe naho ubundi rwose imbabazi nazitanze cyane
haguruka ngo uhobere shaho mwenerukira amacumu dore ko abantu nabo kubituza barayakwiye kabisa kabisa murakoze cyane ndabashimira cyane kandi n'umuryango urabashimira cyane kandi muzahore mutaye inama nk'izo ni byiza n'abana bato nk'aba ngaba bazakure bazi inama icyo ari cyo wakwicara wasubira mu byicaro byawe sawa mwakoze kutugenderera ni byiza muratwunze pe ubangaha nta murara yari asigaye agihari kanegere n'igikomangoma cyanjye mbwira uko nagikorera special nimugoroba da gahunda ndi kubona igenze neza kabisa ni muri ubwo buryo mama Tony ni byiza turanezerewe turishimye ndumva umwana Tony hari uburyo yakomeza gake burya rero n'ubundi guhera kera nta mwana wahitaga yihutira mu ijambo kandi hari abantu bakuru hari ba se hari ba mama we hari yagombaga kugira umuntu atuma ni muri ubwo buryo mwana wanjye urisanga wagira icyo uvuga nawe wagira icyo uvuga rwose ndumva ijambo ndiguhaye nkaso haguruka kugira icyo uvuga ubyumva. murakoze cyane papa mama nanje no gupresenta inshuti yanjye nyine z'abana vuba ari wowe uyu nyine uyu nguyu se burya se yitwa ndetse yitwa uyu nguyu yitwa Kididi ko wakagombye gutsindaje shaho ingeso burya mufite gahunda ndetse mushobora kugira gutya mukatuza ni byiza nawe yahaguruka kandi tunarakoze kandi namwe murakoze nabashimiye nanone mboneraho gusaba imbabazi papa Tony kubera ko namujyanye mu bapfumu kandi ari ibintu bidakwiye numa bamutubura kandi ntabwo ari ibintu byiza ndi kumusaba imbabazi murakoze. ni muri ubwo buryo guhera kera byahozeho kandi usaba imbabazi ni ngombwa birakwiriye ngo zihabwe bamwe mwese muri aha ngaha ndatekereza n'ubundi nanje natashe numva ibintu by'abapfumu n'ibiki ntabwo uriya muntu burya namwizeraga. sawa murakoze nawe byerekana ndebe icyo nabatunganyiriza nk'abantu baduseka kandi bakabatuze reka ndebe ko mu gikoni bigenze uko wabigenzaga sha